Okay guys, reka nizere ko mumeze neza cyane, ibihe byinshi cyane tugenda tuyikorana ibiganiro bigiye bitandukanye nk'ibisanzwe nyine ni Justin Boy. Yes guys, mu gihe ugiye kuri ino video banza ukande subscribe, like, comment, share on YouTube kuri Justin Boy 250 250. Yes, twinjiye mu kiganiro rero. So tugiye kubaganiza uburyo noneho igihe cyawe wagiye uhindura bitewe n'igihe wagiye ubona cyagiye gihindagurika mu gihugu urimo, uburyo noneho wagiye ukibyaza inyungu. Ese ni gute bikorwamo? Then iyo wari ufite business wacuruzaga amasaha 24 kuri 24 bagashyiraho 12 kuri 12, bivuze ngo hagati ya 12 ugomba kwirenzamo isaha ebyiri ugakora 10 ku 10. Iyo basize kuri 12 kuri 12 ugomba gukuramo rimwe ugakora hagati ya 5 ndetse n'andi 5. Ubwo ni ugukora ngahe 10 ku 10. Noneho wa musaruro ugiye ubona ni kugenda uwubyaza inyungu bigenda n'igihe. Then uko ibihe bigenda bihindagurika ni nako n'imikorere igenda yiyongera. Ibyo turabizi cyane, nk'abantu bafite utubari n'urugero, hari abaturage bagize ngo badufunze. Iyo yinyabije akaza akavuga ati Justin Boy ndashaka iki cyo kunywa, akibonera ku gihe kandi akakibona neza. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko ya mihanda yose yanyuze, hari abatarabasha gukontorora cyagiye bahawe, hari n'abatarabasha kugira gute kukinyuramo uko bikwiye, bikaba ngombwa ko badakora. Njye ubasha kukigendamo neza nkurikije gahunda za leta uko zigenda zikorwa, narakomeje ndakora. Yes. Okay, ikindi nababwira, reka nongere mbashimire cyane buriya abantu mwagiye mukunda ibyo nkora, haba muri muzika ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye ku mateleviziyo agiye atandukanye. Aka niko kanya kubashimira bagiye bamereza impano zigiye zitandukanye. Muri iki gitondo nakunze kubibabwira, mwagiye mubona ko mbipostinga, mpawe impano y'ibihumbi 15. 15 ni amafaranga menshi muri iki gihe inshuti yanjye. Ni amafaranga yagutunga bitewe n'aho uri iminsi 7. Ubwo ni icyumweru. Uti bikorwa bite rero? So murabizi ko ibyacuruzwaga n'ubundi igiciro cyagumye cya kindi. Fata ibiro 5 by'ubuhunga, ibiro 5 by'umuceri, amavuta litiro, umunyu wa 2.5. Ibyo bintu bizagufasha mu buzima. Ese ntabwo uzatekereza ko uwo muntu waguhaye iyo mpano ari umucunguzi ucunga ubuzima bwawe? Simugereranyije na Yesu, hari uri hejuru ya byose, ariko nawe abaye umufasha kuri Yesu. Kuko kuri iyi si okay, bajya bavuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko uko wamukundamo bitandukanye nuko wakundamo Imana. Si kuko Imana itugenera byose, Imana iba yagoje na wa muntu, sibyo? Ariko na wa muntu afite agaciro gakomeye cyane kuruta utaragize icyo akumarira. Okay? Yes guys, reka nizere ko mumeze neza rero. Peace. Justin Boy 250 250. Nkomeje kujya mbifuriza ibihe byiza, mukomeza mushyigikira ibikorwa byanjye, abatera comment, okay, abatera like, subscribe, mwese Imana ijye ibanera umugisha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.